reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu gihe utarakora subscribe ariko mwese mukamukora inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka iki cya kabiri cy'inkuru uko nazinutswe urukundo ruko yuko cyarangiye ubwo uyu musore Blaise yaramaze kubona nimero ya telefone y'umukobwa yaramaze kwihebera akiyemeza guhita amuhamagara ndetse akamuhamagara igacamo akabasha guhita amwitaba. Ese bavuganye ibiki, yabashije kumubwira iki? Reka rero dushira amatsiko twumva igice cya gatatu. Nkwibutsa kureba munsi y'inkuru ukareba ari butukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushiraho igice cya kane cy'inkuru uhite wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha uko igezeho ugahita unyumva. Nubwa mbere nari nkunze, nari mfite amashyushyu yo kumuvugisha kuri telefone, sinari nzi ngo umuntu avugana iki n'uwakunda. Imitima yambanye myinshi, ibitekerezo biba nk'igihumbi. Yahise ambaza uwo ndiye mubwira amazina yanjye yose, ndaceceka mbuza aho mpera n'ikindi narenzaho. Yambajije n'impamvu namuhamagaye kuko n'ubwa mbere yarabonye nimero yanjye kuri telefone ye. Nabuze icyo mubwira kuko nindaga gukora ikosa ryose mu kiganiro turi bugirane. Icyo yacyarandenze njyiminwa, nari mpurudutse muhamagara ntapanze ibyo ndavuga. Wagira ngo n'ubwa mbere mvuganye n'umukobwa. Nahise ngupa telefone kuko numvaga nsebye, numvaga nabaye ikigwari. Imaze kwikuraho mpita mpamagara Ernest mubaza izina ry'uwo mukobwa, ambaza niba tutamaze kuvugana mubwiza ukuri uko twavuganye, ariko nkabura icyo mvuga kubera ubwoba. Ambwira ko yari ubwa mbere ariko bigenda, angira inama yo kwandika ikiganiro nifuza ko twagirana, ibisubizo by'ibibazo nkeka ko yambaza ndetse n'ibibazo nifuza kumubaza. Ambwira no kwitegura kwakira ibisubizo bihabanye n'ibyifuzo byanjye. Iyo ngingo ya nyuma yanteye ubwoba. Hashize iminsi 3 naratinye kongera kumuvugisha, cyakora namwandikiraga ubutumwa bugufi mwifuriza umunsi mwiza, kuryoherwa, ijoro ryiza n'ibindi. Nongeye kumuhamagara noneho nijajaye, gusa mfite makoba. Namubwiye ko ari igihe twahuriye mu modoka ndwaye, ahita aseka yibutse uko byagenze. Numvise ngize isoni ariko nishimira ko numvise inseko ye, byari ubwa mbere mwumvise aseka. Numvaga ameze nk'uri kugana n'umwamikazi. Yambajije icyo nari nabaye cyatumye mureba cyane nkamutera isoni, mubwira ko nzakimubwira niduhura imbona nkubone. Namusabye ko twazahurira ahantu tukaganira, ambwira ko atahita abinyemerera, ambwira ko azabambwira niba bishoboka. Sinamuhatirije naramuretse, gusa numvaga ntizeye ko bizacamo tukaganira. Nakomeje kujya muhamagara kenshi gusa ntidutindane kuko nabaga ntashaka kuri kocora kuri telefone. Nakomeje gutuma agira amatsiko menshi yo kumenya indwara nari ndwaye yatumaga mureba budahumbya, maze yemera ko tuzahura tukaganira. Yambwiye kuri telefone ko yitwa Mutuyimana Sylvie, atuye Kabuga haruguru gato ya gare ugana Rusororo. Yari umukobwa uvuga make, mbese wumvaga adashaka ko umuntu amenye byinshi kuri we. Numvise afite n'ipfunwe ry'ukuntu abantu bamufata kubera afite ubumuga, gusa nanjye narwanaga n'umutima nk'uburanye impamvu wahisemo umukobwa umeze gutyo, ariko nkumva ndamutse ntakundanye nawe nta mahoro nagira. Habura iminsi mike ngo duhurire, Ernest yarampamagaye numva yarahindutse, maze mubwira ko muri kere nzahura na Sylvie, mwari mwiza wanzonze. Yaramunyangishije ngo sinajya ngendana nawe yitwaje imbago nta kaguru, ko nitunabana tutazabasha kwishima bihagije. Byakubitanye nuko nanjye ntumvaga neza ukuntu nakundana n'umukobwa utagira akaguru. Numvaga noneho umutima utangiye kumuzinukwa. Byarangiye ku munsi wo guhura nkuyeho telefone, ageze aho twari buhure ntiyambona yanampamagara nticemo. Nababazwaga n'ukuntu biri mubabaze, ariko nanjye icyo gihe nta mahoro nari mfite kuko numvaga mpemutse, ariko nta kundi numvaga ntazi icyemezo nafata. Numvaga najya guhura nawe gusa nkumva ntarabasha kwakira ubumuga afite. Ikibabaje nuko ntari nzi niba yananyemerera urukundo, ariko numvaga ntazi icyo gukora. Nta wundi muntu nari mfite wangira inama y'icyo nakora. Bukeye bwaho nasubije fone ku murongo, mbona ubutumwa bugufi Sylvie yanyarikiye buntera ubwoba. Bwari burimo agahinda namuteye, ariko ijambo ryakomeje kunkorogoshora naho yambwiye ko ndi umuntu mubi udashobora kurinda isezerano ryanjye. Ari Sylvie ari Ernest numvaga nta numwe nshaka kuvugisha. Numvaga nabaye umugome, umuhemu, indyarya kuko nahemukiye Sylvie nkica gahunda twahanye nka muzika ku katsi kandi njye wamuhaye gahunda. Byabaye ngombwa ko mfata icyemezo kuko nabonaga ndi kwangiza ibintu byinshi kandi nanjye bikarangira nta mahoro. Nagombaga kumvira umutima nama wanjye. Nahamagaye Sylvie. Yaratunguye kuko hari hashize icyumweru cyose nashaka kumuvugisha. Namubajije ahari arahambwira n'igihe ari buhamare. Yashatse kumbaza byinshi ndamukupa. Nahise mfata moto yihuse nubwo hari kure. Mu isaha imwe n'igice Sylvie yatunguye no kubona muguyeho. Yasabye bagenzi be bari bajyanye kugemura ibicuruzwa mu ntara kumuha akanya. Barakamuha ngo tuvugane cyane ko babonaga bisa naho hari ikibazo kivutse. Narinje meze nk'uhuruye kuko nta bantu batubonaga. Nahise mfukama imbere ye musaba imbabazi ku bwa gahunda nishe. Ntiyankundira mfukama neza kuko yahise ansaba guhaguruka nkamubwira ikibazo gihari. Kubera urugendo nari nakoze nza kumureba byatumye yirengagiza agahinda namuteye maze mu mwanya. Yambwiye ko mbabariye kuko gukomeretswa byo yari abimenyereye. Aha yavugaga ko abafite ubumuga bahura n'ababakomeretsa benshi ku buryo nta kindi bakora atari ukubyakira. Yari afite ibibazo bibiri gusa. Yifuzaga kumenya impamvu namutengushye sinze ngo duhure, ndetse no kumenya icyo nari nabaye duhura bwa mbere. We yarazi ko ari ubwa mbere duhura cyagihe ndwaye. Namubwiye ko nzamwe no kumubwiza ukuri kose ntaho mukinze. Arabyishimira kuko nawe yararemerewe. Byose narabimubwiye uko byatangiye nuko byagenze. Nawe bimubera inshoberamahanga kuko ntiyumvishaga ubwiza bw'ijwi rye ryahiriza umuhungu nkanjye akava mu bye.
gusa nyine ntiyatindira arabyumva cyane ko yari yarabyiboneye ubwo twari duhuye bwa kabiri muri ya modoka ndwaye. Nanamubwiye ko nubwo nari mbonye umbuza amahwemo kandi akaba n'utuma ntuza, ubumuga namusanganye ntahise mbwakira kuko bwambereye umutwaro ugeretse ku rukundo rukomeye namukundaga. Mubwiza ukuri ko narwanye n'umutima bigatuma mbura icyo gukora, ari nayo ntandaro yo kutitabira gahunda yo guhura twari twahanye. Ariko nongeraho ko namaramaje guhitamo kumvira urukundo gusa, ko ntazongera kumubabariza umutima ntasize n'uwanjye. Namusabye kumbera umutumvura iteka, musaba ko yankundira urukundo, musaba ko iryo jwi rye rindwaza rikanankiza ryazampora impande. Akimara kumva ayo yose yabaye nk'uyasinze, mbona imbaraga zimubanye yanga ndamwiyegereza ndamwiyegamiza, numva umutima utera ubutitsa, ambwira ko nubwo atabona impamvu yo kumpakanira urukundo aricyo gisubizo cyatuma amahoro ahinda. Numvise umunezero unzamutse mubwo namenyaga ko Silva atabona uko yikura urukundo rwanjye. Namuhumurije ko nta mahoro yaruta kuba duhuje dutuje kandi twemerana, mubwira ko amahoro yambuza cyangwa yo namubuza ariyo yaduhuhura, naho ko nta wabuza ibihinda cyangwa umuyaga guhuha. Yambwiye ko niba narababaye ntaramwerurira urukundo kandi nkanamubabaza ntararumutangariza, byakambereye ikimenyetso cy'ibidutegereje mu minsi iri imbere. Silva yari umuhanga cyane, yambwiye ko niba mukunda by'ukuri nkanamwakira uko ari, anyijeje kunezeza iteka. Ambwira ko imyaka amaze kuva yamenya ubwenge yitoza kuko yabanira uwamukunze akamwihebera. Yambwiye ko azi ingano y'urukundo yampankanyurwa n'uwo nkunda, ariko atazi ingano y'ibitero bizaza kurwanya umunezero wacu. Yambwiye ko nubwo mbashije kurenga ibyazitiraga urukundo rwacu, ko nkwiye kwibuka ko ninjiye mu rugamba rutsindwa n'uwumvira umutima ukunda gusa. Ayo magambo akomeye ntakekeraga iryo hogoza, yanyibukije ko uretse mushuti wanjye Ernest utarishimiye ko nkunze ufite ubumuga, ntaramenya icyo abo mu muryango wanjye batekereza ku mwanzuro mfashe. Numvishe ko icyo bisobanuye. N'ikiniga cyinshi cyuzuye urukundo, Silva yambajije icyerekezo cy'urwo mukunda, musubiza ko kuri njye umukunzi bivuze umugore uzangaragira iteka. Silva nakunze yambwiye ko azampa icyubahiro umugabo agomba, ariko atazi icyo yakora ngo umuryango wanjye umwakire nk'umukazana, kandi atazi ububasha umuryango wanjye ufite ku mwanzuro mfashe wo kumukunda. Numvise ubwoba buntashye kuko ari ubwa mbere nari ninjiye mu rukundo, ni ubwa mbere nari mbwiwe bikomeye gutyo. Sinari nzi uburemere bw'icyemezo mfashe, gusa icyo nari nzi cyo nuko aricyo cyemezo cyatumye umutima wanjye utuza kuko nari kumwe n'uwo nemera. Silva nubwo twari twatwawe n'urukundo twari dutangiye uwo munsi, yanyigishije isomo rikomeye cyane. Yambwiye ko nubwo hari abafite ubumuga ndetse bunagaragara, akenshi ubumuga nyabwo ari umuntu ubwitera, yumva ko kuba atabona ntacyo yakora cyangwa kuba atagendesha amaguru ntacyo yakwimarira. Ambaza niba nta bonzi babufite kandi biteje imbere, nsanga barahari. Silva Simbi na Sariye yakomeje ambwira ko kandi ubumuga nyabwo batabuterwa nuko hari ingingo z'umubiri badafite, ahubwo babuterwa n'abita ko bari bazima. Nkaho usanga iyo umuntu abonye utabona amufata nkaho ntacyo yashobora, bigatuma mwima amahirwe yo kugerageza ibintu ngo bimufashe kubikora mu buryo bwe. Amurugera ati nkaho usanga umuntu utabona umuntu ashaka kumutamika ibyo kurya nkaho iyo umuriro ubuze bari ku meza kurya bihagarara. Silva namubajije ukuntu utabona yakwitamika kandi atabona, ambwira ko icyo utabona bakeneye ari ukumenya aho ibiryo biherereye, ubundi iyo umuhaye icyo arisha ibindi arabyikorera. Numvise uretse umunyenga w'urukundo twinjiyemo ari n'amahirwe mbonye yo kumenya ikindi gice cy'ubuzima ntarinzi. Narishimye cyane. Abakorana na Silva baje kumubwira ko akazi karangiye bataha, ababwira ko bo bataha bakajyana imodoka ku kazi, ejo bakazabyuka bamuha raporo kuko bagihuze, maze badusigaho tujya gutega kugira ngo tubone ko tugenda tuganira twisanzuye. Niba hari iminsi nishimye mu buzima bwanjye, uwo nguwo yisumba yose. Nari meze nk'uwatsindiye igihembo cy'agaciro gakomeye. Numvaga amasaha yabaye nk'iminota kuko numvaga nasaba ko butira tugakomeza tukiganirira. Wowe unyumva se ukundana bwa mbere wumvaga bimeze gute? Njye n'umukunzi wanjye Silva urugwiro rwari rwose, twatashye tuganira twashyizweyo, tuganira ku buzima twiyifuriza ejo hazaza. Ambwira amateka y'umuryango avukamo nanjye ndayamubwira, turamenyana bihagije sinakubwira. Inseko isusurutsa niyo naryoherwaga, uruhanga rw'uruhehemure nirwo nizihirwaga, amaso yoje amasoni dore ko bitamworoheraga kundeba. Amenyo ya Silva yararana nk'inyange yakeshaga umutima wanjye, umubyimba umuringaniyeho, amabugire ku matama yatumaga ntatuza kumureba. Ibyimbago yari yicumbye n'akaguru katariho ntibyari bikimbarizwa mu bitekerezo. Bwagorobye tugeze i Kigali, twese nta wifuzaga gusiga undi, gusa njye nagombaga kuza guca mu mujyi. Naramusezeye umwiza aragenda, amusezeranya urukundo nawe arwakirana ubwuzu. Nishimiye ko mbonye utuzuzuzanya mu buzima. Icyo kinyotera cy'urukundo cyarakomeje, ari nako dukomeza akazi kacu. Gusa ka kazi kanjye k'ikigoroba bari barakanyirukanyeho kubera ko ntitwaye neza ya minsi nari ndwaye nkasiba ntasabye uruhushya. Umukoresha wo mu kazi ka kumanywa yari yihanganaga cyane kuko yabonaga ndi mu bihe bitoroshye, akama kanya nkaruhuka. Rero we ntiyigeze anyirukana nubwo ntari ndi kumuha umusaruro ukenewe. Yazirikanaga ko iminsi yabanje nakoranaga umwete bigatuma yunguka. Kubera urukundo rudasanzwe nari ninjiyemo cyane ko bwari ubwa mbere nari nkundanye, sinari nzi ngo niki nakorera uwo nkunda, ni iyihe mpano naho uwo nkunda. Sinari mfite amakuru menshi yabyo. Icyari mu mutwe wanjye gusa n'urukundo. Inshuti nisanzuragaho ku buryo namugisha inama ya Ernest, ariko nawe twari twarashwanye kuko atashakaga ko nkundana n'umukobwa ufite ubumuga. Iyo nabitekerezagaho nababazwaga n'ukuntu ari we wamfashije kumubona, nanjye sinamenye icyamuhinduye. Iyo namuhamagaraga yambwiraga ko nkiri kumwe n'icyo kimuga ntacyo twavugana. Ibyo rero byari bimeze nko kubuza injangwe amata.
Sylvie nubwo yabaga atuje yatekerezaga cyane nkabona nkoreye surprise twaba turi kumwe akananterera urwenya nkumva nta mukobwa ku isi wamundutira. Nakoranaga akazi umwete kubw'urukundo rwe, sinjye nabonaga akaruhuko kageze nkahita muhamagara, gusa we yabonaga igihe gito cyo kuruhuka. Umunsi umwe nasabye shere wanjye kunsura, arabyanga ambwira ko yiyemeje kutazasura umuhungu muri gito mpaka ashatse ngo kiretse azanye n'undi mukobwa. Byarambabaje kuko ntumvaga impamvu ariko ndabimwubahira. Rimwe nza kurwara umuhungu twabanaga adahari ngo anyiteho kandi nta n'umukozi twagiraga. Shere abimenyera ababara cyane abura uko abigenza. Ngiye kubona mbona yohereje umumotari ambwira ko umukobwa bahuriye muri karitsiye witwa Sylvie amuhaye ubutumwa ngo abunzanire. Byari ibiryo byo mu bikopo bibikika igihe kirekire. Natangajwe n'ukuntu ateye ariko bintera kurushaho kumukunda. Buri kanya yabaga mbaza uko mere wanyandikira cyane, anyitaho ku buryo iminsi 2 narwaye nta rungo nigeze ngira. Yari igisubizo cy'ubuzima bwanjye, yari umunezero nitomboreye. Igihe kimwe twari twasohokanye ahantu heza kandi niwe wari wahamitiyemo ntabizi. Twahagira ibihe byiza, nubwo ubumuga bwe butari bukiri imbogamizi kuri jye, nibazaga aho bwaturutse. Twicaranye mu busitani hari amahumbezi, naboneyeho ndabimubaza. Yambwiye ko umunsi umwe bakiga kaminuza itsinda rimwe basengeragamo bagiye kugemurira abarwayi kwa muganga. Mu kwambuka umuhanda imodoka yihutaga bikabije ihita imugonga. Yamaze iminsi mu bitaro biba ngombwa ko akaguru bagaca, gusa yambwiye ko ashima Imana ko atapfuye kuko atari kubona umunezero nk'uwafite, ngo kuko yahoze ategereje uwamuha urukundo rw'ukuri kuko akenshi ahura n'abamukomeretsa kubera ubumuga afite, birengagije ko umuntu wese ari umukandida ku bumuga. Naramwiyegamije ndamukomeza mubwira ko nzamurinda agahinda nkamuha urukundo rufite gahunda kandi kazaba nyina w'abana banjye. Ayo magambo yamukoze ahantu ambwira ko yaziritse ku nkingi z'umutima we, ambwira ko ndi umusore ubasumba ko ari njye azahoza mu bitekerezo kandi ko mfite nta wundi azigera yifuza. Twari twasinze umunezero. Wa mugani w'urushishi burya koko ngo ibyiza ntibiramba, mu gihe tugiturana imitoma telefone itangira gusona. Mukuru wanjye niwe wari umpamagaye. Shere yampereje telefone nkera mu ijwi riranguriye ngo yumve mukuru wanjye, hanyuma ndayitaba. Numvise mukuru wanjye avugana umujinya mwinshi, ambaza niba ibyo Ernest yamubwiye ari ukuri. Nahise nkupa telefone ndebana na Shere turumirwa. Telefone irongera irasona. Reka nkubwire ko igice cya 3 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda rero, ucyo usabwa gusa nukureba munsi y'inkuru ukareba hari butukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda no kamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 4 cy'inkuru uzahita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha ko igezeho ugahita ucyumva.